Nitwa Ingabire Marie Immaculée, ndi umuyobozi wa Transparency International Rwanda Chapter. Ariko nkaba nkora no mu rugaga rurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana. Karibu kuri One Nation Radio, ni radio ya Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora Nyarwanda. Witabiriye umushyikirano ku nshuro ya 15. Ese muri rusange wadushusho y'ibyagarutsweho byaganireho? Muri uroye uyu mushyikirano witaye cyane ku rubyiruko, kuri gahunda z'urubyiruko, uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu, ku muco wacu, uko umuco wacu tuwusigasiye, ururimi rwacu tukarumenya, nabyo byadufasha kugera ku iterambere rirambye. Ariko rwose cyane wabonaga target ari urubyiruko, uruhare rwarwo, uburenganzira bwarwo n'ibyo rukeneye. Ni iki cyavuyemo mu wenda mu byaganiriweho muri rusange? Havuyemo imyanzuro ifatika, kuko ingamba zafashwe ni zijya gushyira mu bikorwa icyerekezo turimo cyo kugira ngo nyine urubyiruko narwo rutera imbere, rugira uruhare ruboneka. Ariko noneho His Excellency we rwose buriya ijambo rya Perezida riba ari umwanzuro. Wumvise ko yagarutse cyane ku burenganzira bw'abagore, ko batagomba gukubitwa, gufatwa nabi, gusuzugurwa, ariko arongera anagaruka cyane ku kintu cy'ibiyobyabwenge. Atwereka ko ibiyobyabwenge ari ikintu gishobora kutubera intambamyi. Twese hamwe tugomba gufatanya kurwanya, kuko birahari kandi byibasiye urubyiruko, kandi ni ibintu tutagomba kwemera. Wavuze ko uri no mu rugaga rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana. Hanyuma wenda mu byagiye biganirwaho, byagiye bigaruka ku bijyanye no guteza imbere igihugu, wowe wenda waduha gatoya kwitandukanye wabonye kuri uyu mushyikirano ndetse n'indi mishyikirano yabanje? Uyu mushyikirano naranawukunze cyane kurusha yawubanjirije. Wabonaga abantu barazaga bakakora panel hari, bakaganira, abantu nabo bagatanga ibitekerezo, bakarasa ku ntego, ibintu bikarangira, ukabona ko abantu baratashye kare, mukagaruka mu gitondo mufite nyine iyindi gahunda iri aho izwi. Wari umushyikirano wari umeze neza cyane, ariko noneho nanakunze yuko n'abantu ba diaspora bari benshi kandi biganjemo urubyiruko. Murakoze cyane. Niki wabwira wenda nka Diaspora Nyarwanda noneho by'umwihariko nkawe? Yewe icyo mwabwira Diaspora Nyarwanda, ngira ngo uriya mwana w'urubyiruko wavuye muri diaspora yabivuze neza cyane. Diaspora ni ingufu igihugu kiba gifite ahandi hantu hanze. Ni nka kuriya ufata nk'umukobwa ukamushyingira, uwo muryango umushyingiyemo muba mubaye abavandimwe. Abana cyane cyane urubyiruko, ariko wenda n'abandi bantu bakuru, ndabasaba kutajya bibagirwa ko ari Abanyarwanda, bakibuka ko ari Abanyarwanda uko byagenda kose. Niyo wabona iyindi citizenship, uzaguma uri Umunyarwanda, so na nyoko bazaguma ari babandi. Nimba yaritwaga Kabera ukaba Umunyamerika, ntabwo azahita yitwa Trump. Nimba yaravukiye Nyamasheke, ntabwo bizahinduka ngo ahite ajya kuvukira San Francisco. Icyo mukakibuka, none mugakora mushaka ko u Rwanda rwacu rutera imbere, mugakora mushaka ko u Rwanda rwacu rugaragara neza, kubera ko abari hanze nimwe bake. Abanyarwanda benshi bari muri iki gihugu, baramutse iki gihugu kimerewe nabi, hazaba hamerewe n'Abanyarwanda benshi. Nibwo bwa mbere bakumva One Nation Radio? Nari maze kuyumva bayivuga, ariko ntabwo ndayumva ivugayo. Numvise umuntu ayivuga, avuga ko ari bayishyizeho kugira ngo abantu bajye babasha kumva n'andi makuru y'u Rwanda, kuko kenshi ikibazo abavugira ku maradiyo avugira hanze bavuga ku Rwanda baba banabeshye, ntibaruzi, ntibahaheruka, ntibagize gute, akaduka akakubwira ibintu. Ariya maradiyo yewe nanga no kwimva, kuko mba numva ari ni ibintu by'ibinyabasazi. nka vose umuntu ntiyata umwanya yumva umuntu umubwira ngo leta ngo yishe Mucyo. Ni urugero, Mucyo waguye muri esikariye Burayi birirwa bagwa bagapfa, ngo leta ngo yishe ngo Nasoni wari urwaye imyaka 5, twese tubizi, ahora buri mwaka ajya Geneva kujya kwivuza hepatite C. Hari ibintu nyine uba wumva ukumva ni nk'ibinyabasazi, kumva utabyumva. Kuri wowe urumva ko One Nation Radio ari igisubizo? Ni igisubizo gikomeye cyane, kubera ko
abajyaga bumva biriya gusa nibumva na One Nation Radio bazajya noneho nabo bishungurire bashungure barebe ubudasa nibyongeye isura y'u Rwanda ntihore yirabura ibintu by'impuha by'ibinyoma byo gusebanya byo gutukana bitanakwiye no kuba muri media by the way noneho nibura abantu bumva amakuru n'ababubaha kuko njyewe ndi umunyamakuru wabyize iyo nubwo bwose ubu ntakibikora ariko nabikoze n'igihe kirekire iyo uhaye umuntu amakuru atari yo y'impuha amakuru yo gutukana yo gusebanya burya mu by'ukuri uba wamususuguye kandi twebwe natwe turashaka icyubahiro turashaka umuntu twubaha akaduha inkuru irimo ubunyamwuga dufitemo inyungu ishungure ya nkuru nyine uzavuga uti nabonye inkuru naho ibihuha byo no mu kabari wabibona no mu muhanda birahaba murakoze cyane namwe murakoze